Ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Kora subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ubashe kwakira amamenyesha igihe cyose dushyizeho inkuru. Muri aka kanya tugiye kubagezaho inkuru ijyanye n'ubuzima. Ese wari ubizi ko gukoresha telefone uri mu bwiherero ari bibi cyane? Ni ikiganiro turabanamo n'uruganda rw'Isaro. Ese waba wifuza gutandukana n'indwara zijyanye n'imirire mibi, ushaka guhorana imbaraga mu mubiri? Igisubizo nta kindi ni ukutabura akawunga k'Isaro ku mafunguro yawe. Iyi kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge Rwanda Standard Board. Uyisanga ku maduka atandukanye mu gihugu hirya no hino. Abifuza kurangura kandi duherereye mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Akarusho kandi niba wifuza ko ikugeraho aho waba uherereye hose, duhamagare kuri nimero 0788 65 14 maze tuyikugezeho aho waba uherereye hose. Reka nkuhe ikaze mu buryo burambuye. Muragowe cyane mwebwe abakoresha telefone mu bwiherero, dore ingaruka esheshatu zabyo. Telefone ngendanwa ni igikoresho gifite umumaro ukomeye mu buzima. Ubushakashatsi bwerekana ko abagera kuri 75% bakoresha telefone zabo iyo bari mu bwiherero, ariko inzobere mu buzima zihwitura abantu kureka uyu muco kuko aba ari ugushyira ubuzima mu kaga. Icyambere bishobora kwangiza gukoresha telefone mu bwiherero, bituma bagiteri zijya kuri telefone. Izi bagiteri cyangwa se utu dukoko tuba dufite umwanda iyo tugiye kuri telefone, kandi telefone ntago uyivana mu bwiherero ngo nurangiza uyihanagure. No kuvuga ngo uba ushyizeho uko ushobora kuba wakakira izi bagiteri igihe icyo ari cyo cyose uri gukoresha telefone, ndetse kandi n'undi muntu wese uri buze gufata telefone yawe agomba kuba agirwaho n'izi bagiteri. Izi bagiteri zishobora kugutera indwara zitandukanye, ibi ngibi bikaba byakangiza ubuzima bwawe. Icya kabiri, gukoresha telefone mu bwiherero bituma ubwonko bukora gahoro ndetse bigatera isereri. Kwicara ku musarane mu gihe uba wunamye urimo kureba muri telefone yawe bishobora gutuma amaraso atangira gutembera mu bwonko agenda gahoro cyane. Ariyo mpamvu uzasanga umuntu watinze mu bwiherero cyangwa mu bwogero avamo afite ikizungera. Icya gatatu, gukoresha telefone uri mu bwiherero bitera uburwayi bw'amaso, bitewe n'uko umucyo cyangwa urumuri rwo mu bwiherero ruba ari rukeya ugereranyije n'urw'ibindi bice byo mu nzu. Niyo mpamvu atari ahantu heza ho gukoreshereza telefone ngendanwa kuko bitera uburwayi bw'amaso. Uko ukomeza kureba muri telefone yawe umwanya muremure uri mu bwiherero, ubushobozi bw'amaso bwo guhumbya n'ubwo guhumbura bugabanukaho ku kigero cya 1/3. Ibi bikaba ari ukwangirika gukomeye kw'amaso. Gukoresha telefone kandi icya kane, ubwo gukoresha telefone wicaye mu bwiherero bishobora gutera ingaruka ku bijyanye n'indwara z'umutima zitandukanye, harimo umuvuduko ukabije w'amaraso. Uko wicara ku musarani umwanya munini uhugiye kuri telefone bituma ushyira imbaraga nyinshi mu gutekereza cyane, bigatera ingaruka mbi ku mutima, kuko ubusanzwe ku musarani ugomba kuhajya ari ahantu ugomba kujya udafite ibikurangaza, ahubwo ku musarani umuntu ajyayo ashishikajwe cyangwa se ushyize umutima ku gikorwa cyakujyanye. Igihe icyo ari cyo cyose ufite ibindi uhugiyeho, ibi ngibi bishobora kugutera indwara z'umutima iziganjemo umuvuduko ukabije w'amaraso. Icya gatanu, gukoresha telefone wicaye mu bwiherero bitera hemoroyide. Mu gihe wicaye ku musarane hagati y'iminota 20 na 40 uba uri gutuma imyanya ishinzwe gusohora imyanda mu nda ikoresha imbaraga nyinshi nyamara zitari zikenewe. Ibi biviramo umuntu kwangirika k'urugingo rwitwa rectum rushinzwe gusohora imyanda, bityo umuntu agahorana uburibwe. Icya nyuma dusoza aricyo cya gatandatu, gukoresha telefone uri mu bwiherero bigabanya ubushobozi bwo gutekereza, bigatera kwibagirwa cyane. Mu gihe
umuntu aba yicaye mu bwiherero arimo akoresha telefone ye, bituma ubwonko butakaza zimwe mu ngira buzima fatizo arizo bita cells. Ibi bigira ingaruka ikomeye aho usanga ubwonko bwaratakaje ubushobozi bwo gutekereza neza, ugasanga umuntu akunda kwibagirwa. Ese waba wibagirwa? Atekereza neza urebe ko utabiterwa no gukoresha telefone mu bwiherero. Ni ikiganiro tubanyemo n'uruganda rw'Isaro. Niba wifuza guhorana imbaraga mu mubiri, wifuza gutandukana n'indwara zijyanye n'imirire mibi, igisubizo ni ukutabura akawunga k'Isaro ku mafunguro yawe. Iyi kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Rwanda Standard Board. Uyisanga kandi ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura duherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro. Akarusho kandi ushaka ko tuyikugezaho aho uherereye hose, duhamagare kuri nimero 0788 6514 ni Jean Bosco Isaro Maize Flour. Iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugerezaho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu.